ndakwinginze rwose mumfashe rwose ubu ndahunze mungeze ahantu wenda nabona umutekano nge nicyo nshaka gusiga nta kibazo kugufasha niba ufite 200 ngwino 200 yego nyine nta soni gashofu ibyo bintu uri kuravuga n'ibindi yaguze ibihumbi nta mafaranga imifuka yanjye ntabwo ireba ko nta n'iritoboye mfite ikintu cyonyine nagusabye ni ukumushikana ahantu hari umutekano kuko akubwiye ngo ari impunzi none wowe uri kuramusaba 200 ngiye ngorera amafaranga mama reka kubango uyo mugabo yahunze urumva none se muri kanya ngusakanyishiremo kisi reka maze nyitabe no telefone muri mukumbiramo ibiki Allo shoferi mwenzangu ni aje? Ndahari. Sasa ungali tena kule, mimi nilikuwa nawaza ungeenda deja kumpaka. Mimi naona babako mloko mwenye alikuwa anatumika kumpaka, bwana shakosa nje ashafungiwa na kombaza ziko kule kumuhumuru. Mama shoferi, mimi nakwambia pale vitu vinawaka moto. Wewe fanya mbio kabisa mbio, utafute isa kwenda kumtosha kule kabisa. Anko angalia ngaha. Nukuri ko Imana dore kumwere reka nkwereke mfasha nukuri ko Imana ogumanga obo mfashije Imana wenda bigenza guteze ndonda ako wange niwe mubyi wenyine sigaranye bambuye ko ngari kumuhumuro ne umuhumuro na n'umunsi n'umenegeze kuwagere mwumuro ariko niba ari hafi umupaka imuhumuro ni iwacu ndahazi nahakugeza urahazi papa nahakugeza ahantu ndahazi wabyumvise ingene bari kuramufata nabi ngo ni impunzi none we ariteguye gusubira yavuye kugira gufashe uramire anko wawe ivyo bintu uravyumva neza umenye yuko muri kano karere ibintu biriko birahaba bitugira kwingaruka twese kandi biraturaba tugerageze dufashanye imitima yafashanye kaza ndandika kuzane